umuntu uri mu kazi mwamubonye dore ntabwo yewe uzi ko ari wa muturanyi wacu wakugize ko nkwice ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo umubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko hagara urya tureba zamura kaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze nzakaraga yiro turebe yampaye afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubundi mfasha umugabo no urana ukuntu yatanga nahagurutse 500. oya Ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntago nta kuntu ndibuze kugenda nakadorari se nabo kariho gaho da ako kadorari nitwe tukajya urakoze cyane nyuma yo kuva mu icupa muraho turaho amakuru yawe ni meza. uyu mwana amaze imyaka myinshi ari mu icupa yavuyemo mureba kamane suze cyane abakunzi mwese ba 5 Guys TV rize komeze fresh je nitwa Junior sinjya muri migozi impambira kindi uko kumushwa simuheza gaca maze kubimenyera mwese jana kurindi hanyuma make sure ko wakoze subscribe kuri uyu muryango mugari nawe uze utwinjiremo hanyuma uyu mwana rero uyu mwana uretse ko muri nabarebare reka mane suze bano bantu ariko ibyo nabanje mwabyumvise mwabonye na video nandi kuvuga uyu mwana yari amaze imyaka myinshi cyane baramufashe ibaze kugufata uri umuntu ungana nk'uko ungana wowe dukurikiye bakagushyira mu icupa tugana na bano bantu video mwarayibonye tuza hano ku mugabo bitambungira mihigo cameraman nabereka ahantu uwo mugabo atuye abakorera igikorwa cyo gufata uyu mwana akamuvana muri iryo cupa abagizi banabi bari baramushyizemo mbese baramuhaye bwa burwayi bwagombaga no kumuhitana ariko nyuma yuko birangiye abagabo navuze nteka ntange part 2 mujya muzimbaza muraho turaho umeze uti meze neza witwa nde harya nitwa Silas Mwikijuru ukurikijuru ngiri ukurikijuru uri guca hehera nawe twibutsa amazina Byayingabo Aimable ko ndi gutinya kukwegera Byayingabo Aimable umeze ute rero ndaho narakiza reka nkubwire tujye kubanza kubaza uyu mwana ubuzima bwo mu icupa mushireho kamera fresh tubwire ubuzima bwo mu icupa ntago nari mbeze oyes ntago nari mbeze babimgiye ngeze mu rugo ngo bari baranshize mu icupa oyes nta buzima bwo mu icupa buzimwe indani baramugize nk'amazi cyangwa iki ubuzima bwo mu icupa ntago uzi ukuntu bumeze kandi warahozemo ntago nabimenye ntago nari ngwaye wari urwaye hanyuma ubu umeze utera aka kanya ubu narakize meze neza umeze neza ntago yagira gutyo ukabona yashaka kwinjira nko mu isafuriya cyangwa oya yarakize nta kibazo nje gushimira kuko muganga yarambye nzamuzana nje gushimira ampe n'undi muti wa nyuma wo kumukingira uwo mugome nyine atazongera kumumenyera ngo amukinishe yego byinshi turabimenya tumaze kwinjira mu rugo rw'uyu mugabo wafashe umwana akamukura mu icupa akavamo akamuzana hanze hano ku isi njya numva abantu bavuye nko mwibohero abantu niko bivuga ngo ntago baba bari ku isi uyu nabo banza atarari ku isi so rero ubwo tugiye kureba uyu mugabo mwibuke iyi video irangira nababwiye ko mbembereye part 2 kuzabereka uko uyu mwana byagenze se koko yarakize nabaje muganga se uyu muntu mu icupa avuyemo birarangiye arakize muganga ati ntagakize ariko murampa iminsi nyuma y'iminsi myinshi rero twashatse gukora part 2 nkimara kumenya ko umwana ameze freshness mvuga nti reka mbyereka abanyarwanda urumva umeze neza meze neza cyane umeze neza meze neza mu icupa ntago wanyeganyegaga gerageza kunyeganyega turebe wagira gutya nabikora n'ukuboko kakuzamura nakuzamura nagashira mu icupa di so ni byiza cyane birashimishije tutari twinjira cyangwa se tutari kwakomanga kuri uyu mugabo uriyumva gute none je ndumva nishimye ku mwana wanje yarataga atajya gakira ko naravuje ahantu hose byananiranye
ariko baza kundangira hano ko umuvuzi avura neza nta kibazo. None nkaba narinze kumwereka umuhungu we yavuye nkamukingirwa umuti wasigaye wa nyuma. Ubwo hari n'akantu nazanye ariko ndakamuha nako kwishimwa. Iyi video igomba kuba ifite iminota itarenga 10 cameraman ubyibuka uhita ukatinga. Icyo ngiye gukora ngiye kubaza utubazo nkatunga he muganga uko yabigenje rwose. Turebe n'uburyo ki uyu mugabo yaje yiteguye agashimira uwo mugabo duhari, ubundi dusoreza aho ngaho. Reka tukomangire uyu mugabo. Zaba nta kibazo. Ibyo nari ndimo mvuga nti dusatire urugo rw'uyu muvandimwe witwa Mbungira Mihigo, niko yari yatubwiye ngo niko yitwa. Ubushize twari twakomanze tuvuga tuti turebe niba navuze nti part 2 ni ngombwa uko byagenda kose. Muraho bimeze bite se? Neza. Suhuza nokungwamo umeze ute se? Neza. Yego. Umusaza arimo se? Arimo? Yego. Okay. Mutugezeho nyine tumurebe. Ya nibyo ndimo mvuga mu kanya nti uko byagenda kose uyu mugabo nawe ngomba kugira ibibazo mubaza runaka. Ni umuganga ntari byo kubesha. Ni umuganga nawe nzajya murangira abandi bantu bagwaye. Bayidawe abantu n'abagome mu byibuke hanze aha ngaha. Yewe ubu ngubu kwizera abantu narabiretse. Bari bankoreye nta byari bimeze neza ariko umugabo ndi kubona yabikemuye kabisa. Kwizera abantu giye narabiretse sigaye nizera abantu bake nabo simbizera 100%. Sanza ari hatari mwa abantu. Aho ariko nje kwemera bunemeye. Twaje turi guterura kubona kari kwigenza. Ntako bisa. Byambereye ubwo se ukomanga naho. Yego. Makuru ni meza. Yango nituhageze nyakubahwa. Muraho. Aduwa muhungu wa muhungu. Wa muhungu wawe. Ni umuhungu ubwo yabaye wawe. Meze neza. Meze neza. Ahubwo ngo aravuga. Aravuga. Niko. Nundi kuvuga. Ntabwo gisimba ruhuka kundi. Aravuga. Bimeze bite se? Musande kundi mu kazi hano. Nabone ndiho mvura. Ntabwo umuntu yageramo se. Nta kibazo ntabwo duheza abantu mwinjye nta kibazo. Ariko mu buryo bwa kinyamwuga ubatubwira ko hariho amashusho. Nta kibazo nabo ntabwo batinya amashusho. Abantu bayatinya. Muraho yemwe. Turimo turafata amafoto rwose numva ariko niba bitabangamiye rwose. Ntabwo bangamiye. Ni karibu nta kibazo mwicare. Karibu umuhungu wanjye. Bayi wawe tayari. Bayi wanjye. Amakuru yimeze mute? Amakuru neza. Ariko waje kujyana neza? Kujyana n'intoki zo. Handi haragororotse neza. Wakina umupira? Nibyo? Kugara wayihamya. Uyu yakina na basket muremure. Areka nase. Ukubareba urarabye rwose. Bo ndi kuvura umurwayi nararwaye meze nabi. Ndi kumurwanaho uyu nawe nemaze bese ndi kumuvurira mu rugo iwabo. Nuko ngo yarafashwe amara iminsi kuri nawe nabibasobanurira. Reka nze mbanze muhatibazo. Muraho neza? Yego. Kamera nta kintu gutwaye. Abantu bari kukubona isi yose. Nta kibazo. Nta kibazo. Witwa nderera? Nitwa Murekatete Jeannette. Jeannette. Umeze neza? Meze neza nubwo mfite umurwayi bwose ariko nizeye ko azakirageze kwa muganga. Yego. Muraho namwe? Umugabo hari ukuntu ashobora kuba yamushyizemo nk'imiti wamwegera nawe gahita ikujyaho. Okay. Yaravuze ngo dusobanure uko bimeze. Ubundi uyu murwayi amaze amezi 4. Yego. Twaravuje birananirana. Yego. No mu Kinyarwanda hose twagiyeyo biba ngombwa ko baduhuza n'uyu muganga kuri telefone. Yego. Ubwo wamaze kuduza kuri telefone atubwira ko tumwoherereza amafoto ubundi akamuvurira mu rugo, yabona agize akabaraga tukamuzana hano. None ubwo twamuzanya hano kubera ko sinzi umuti yamuhaye mu ntuza bwo twamwohereje amafoto niyo yamuvuriyeho. None ubwo twamuzanya hano hari n'indi miti ari kumuha. Nuko
Ose turaganira dute wa mugabo we ndeba uri mu kazi. turaganira byose ndabifatikanye Murabihuza. kubera ko uyu nguyu nyimwitaho cyane reka mbanze murwaneho mu miti mikeya hanyuma nongere nkomezanye n'uyu nguyu tugane Baravuze ngo akuzaniye ngo ntabwo sindamubaza byinshi ari utuntu ngo akuzaniye twagira ngo madabu nzanira ya magi turebe uko ameze mufashe gatoya nabatumye ubundi nari namusuzumye maze kumusuzuma ndamuvura nabyo nari nabonye bidasobanutse ndabwira ntibo banzanire amagi nyamara kuzana amagi hano ubwo mbona ko muri biryo birimo isuka mushiramo amagi y'inkoko asanzwe y'inkoko mbona ko muvura uraza kukibona mu kanya gato nyine ngiye nanjye kirabasa ngaho ubwo kuntu biteye hari abaje gushima hano ku ruhande rumwe ku rundi ruhande hari abarwayi murabizi nabisabye ndavuga ntese kuba kamera hari icyo bitwaye bati nta kibazo ntago nigeze mviyora amategeko mw'abantu mwe mutavuga ngo wenda twafasha abantu barwaye tuza kuba kamera tutabibasabye murabizi tucyagera twavuze tuti ese ko kamera ziriho tufata amashusho bati nta kibazo rata hari ikibazo kuba turimo nta kibazo ntacyo bitwaye uyu mupfandiki rero uyu ni murumuna wa mama akaba ari njye utuye hafi ye bikaba ko ari ngombwa ko njye wamujeho murumuna wa mama w'umuntu harya ubwo aba ari mama wacu mama wacu ni mama wacu ufata igiri muri koze mahangaha urambika ari koze mahangaha urambika ari iki no kwigengesera ryameneka amagi so yazanye se navuga cyane no yazanye amagi ni njye wayazanye nayo bantu agutumye bitamo icyuma gutya kuri buri iki tangira kwiringira ayamene anyura yitwa nde amazina ye mureke itwa Mukarukundo Jeannette tabora fata wabibonye se ibyo ngibyo byamubaga mu nda rero iki wabirebye iki ibyo ngibyo byamubaga mu nda ndi kubona amaraso nge ni amaraso avanze n'amashyira buriya se wajya bamwe ngo biramurya ntibamenye ibyo ari byo nyirabwo nzamukuramo ahangaha ntamubaze mwe mumenye amagi niyo yizaniye niwe uyazanye n'uwiyizaniye nangahe buriya nani amajyana aya manesi atatu rero ku giti cya gatatu niyo avamo amaraso avanze n'amashyira rero si inyama zo mu nda zaboze nta n'inkomoko yabyo bindi abo nibyo bari bamushyizemo bamuteretsemo bivuze ko ubwo none se ubwo ni ukuba biri mu igi bikaba no mu nda ye buriya mbikuyemo ahubwo buriya biziye muri rage niho mbikururiye amagi niwe wayizaniye we ku giti niwe uyazanye niwe uyazanye kuko namaze kubibona nabwo ntabwo nabikora badahari kuko sinigera kujya kuyigurira ndabona n'ubundi bagenda bagura amagi bayanzanire baje bamuzane muvure namwe mukingire cyane ko barambuye ngo bashobora kureba umuntu wahemukiye wabaroze none aho ngaho rero barabamenyereye ko abantu benshi bamenyereye ko umuntu ari kurogeshwa
hirya no hino ariko abangaba ntabwo ari umuntu ugiye kubarogesha abo ni umurozi nyir'ubwite niwe ubaroga niwe ubirogera uyu nguyu bamutwaye imisatsi ye bamutwaye kurogesha no kwirogera ubwabo none n'umurozi nyir'ubwite niwe ubikora hano ni ibitendo buri gihe ibikorwa biteye ubwoba ariko se ubwo igikurikiraho ni iki igikurikiraho uyu nguyu ubu ngubu ibintu ndabirangije urangiye kumuha imiti ikomeze nzi no kumwereka n'uwo murozi we akeneye kuba yabona ibyo biteye amatsiko byo kumwereka ubwo sibyo twahera hora ubundi kubona umuntu uguhemukira biba biteye amatsiko rata ubwo urumva kuhita ubona umuntu ubahemukira atari byo twaheraho nibyo bikaze kugira ngo tubone umuntu watugiriye umuntu gutya nibyo byaba bikaze nanjye aribyo twaheraho rwose tukareba uburyo ntacyo reka mubereke ntacyo uretse ko mpari kanze mubereke nta kibazo kanze mubereke aribyo twaheraho kugira ngo turebe ese wa mugani umuntu uyu nguyu bongera kubw'imbaraga mwampaye ndagira ngo uyu muntu agaragare imbere y'aba bantu bose mukoze isoni bamaze iminsi babumbaza kandi noneho ntabwo ari umurozi usurogesha ahubwo ni umurozi uroga ku giti cye ntabwo ari umuntu uri mu kazi mwamubonye dore yewe uzi ko ari wa muturanyi wacu wakugize kure bajya hino urebe to dore ni rutazihana muko wakugize gutya uri kureba dore ni wa muturanyi niko mugabo nkwice 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 uzi ko bavuga ko ari umurozi tukabihakana koko uyu muntu ushaka gishaka uzamusubira uri kureba umukobwa ndakubaza uzamusubira uyu muntu genda muganga ndakubona wowe n'uburozi bwawe bwose ndabutwara wa mushenzi wowe ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite uyu nguyu mwamubonye n'uyu nguyu icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo umubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko byabonetse kandi ngiye kumwambura iyo afite byose n'ingufu ze zose buriya nta bushobozi ngiye kubona kugira amurwara uyu muntu ngiye kumukingira mu kanya umuhe n'imiti hanyuma agende nta kibazo azahita birarangiye hano hari abantu banjye nizaniye ariko aba ngaba aba bantu umuhungu wanjye ndabakira urusengero nawe yavanga mu izina rya Yesu ngene mu izina ry'abakurambere bampaye imbaraga mu rusengero ntabyo muzi ntukatubeye turarukunda cyane urusengero ni imyuka yanyu ntabwo imyuka mibi ko imyuka myiza yego aba ndabakiriye uriya yari yambwiye ati nzaza nje kugushimira ubu ngubu nibyo ndamwakira ni wanjye uretse ko asanga kubura abantu twari turavugana neza mwambwira amagenzi n'ikimugenza yego uri gisigaye nta kibazo kirimo nibatubwire kuko gere yambwiye ati nje gushimira uriya mugabo yankoreye rwose nakubwira nti aba bantu uyu mugabo yambwiye ko aje angendera aje kunyereka umwana ariko ari nagashima nzaniye ubwo ni uko ngira ngo ampe ntakira imbere yanyu nta kibazo kuko byo ngira ko nabikoze imbere yanyu ntabwo najya kwakira nihishe nabara agafaranga ubwo twe nituryahora twari duhari byabaye duhari mfasha uyu mugabo ni urabona ukuntu yatanga n'ahagurutse 500 ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndi buze kugenda n'akadorari se nabo kariho gaho da ako kadorari nitwe tukajya murakoze cyane murakoze amafaranga niko yeye mbona amafaranga ngatitira reka da oya muze buriya uri yangamugayo ibintu nkoreye abantu bajya bikora ni bake cyane ubundi abantu njya kuvura bwa telefone ariko biterwa n'uwari ubwo rero ngiye amaze kwikuraho hari igihe asanga naramutse nabi gakoresha imbaraga za muganga kurya ashobora gushuka nta namwangisha ibyo baro kwihanira oya ndahengeka ntabwo nihanira cyane ngo dakanya okay mama w'umwana akomeraho kado urakoze sha hagara gutya tureba zamura kaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro turebe yampaye
afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubu ndi mu bitahira rero uri muri tahira kuko abangaba nubwo bati byabaye komeje ndakurikirana hamagara mumeze mutati tumeze neza abana nabo nta kibazo cyabo ngungiye kuba umuti wo kumukingira bitare nta kibazo aba nabo rero burabura ko byose birangiye nta gisigaye nawe ntabwo arabyuka ni nk'ubushize ukuye yarameze oya ntabwo ariko yamaze gukora amaze imisi mupura mu rugo ntiyashobora no kuvuga ubu ngubu aravuga buhoro nta kibazo dusoza rero twagiye ku bijyanye n'abandi bantu njya mbwira abantu nti kubwira ngo mbajyane kwa muganga nta kantu mu mpano ubwo rero ariko ujya bugiye uburyo wazanamo n'ingufu bikoresha kugira ngo bakwishyuye oya hari ukuntu umuntu akubwira ati nyaranja wowe ukabyara we mujyane kwa runaka cyangwa se birwahamagara buri munsi izo nzajya nkura gutya nyine yewe ndi Yesu nijye ariko gufasha bibaho gufasha bibaho wese ko mbonye bakwishyura ariko nagiye ndafashe mbere gihe nawe nyine niwanyurwa uzakwishyura iyo umuntu anyuzwe araguhemba ahantu mudukurikiye mwebwe mwabivamo dusoza rero niyoborera abantu kugira ngo batazajya bajya kaniyoborera abantu rero banjye bankunda abantu mukunda ibiganiro bya Mbongira Mihigo n'ubuvuzi bwa Mbongira Mihigo kugira ngo bagire ikintu mbisabira gikomeye cyane ngiye ko ibintu byinshi nkora bitandukanye hari abantu bajya bampemukira cyane bamugara kuri telefone kandi nakombye kuba ndi kwakira abandi bantu umuntu umwe ngo yibwe igare kamwe ngo yibwe telefone kamwe ngo yibwe televiziyo muvana ngo songa yibwe kuri telefone yanjye si igikoresho kumbwira ngo bakwibaranduye ibishyimbo mu murimo si igikoresho ni ibiryo nyine ko reka mbaze nkubwire ngiye umutanyi nkoresha uwo wampenze nukuvuga ngo byiburi ntangira kugaruza ugura kuri 2,000 gusubiza hejuru kubera ko nishize 500 umuntu wibwa 100 ntacyo twana namwishyuza ngahe ntibyakunda ntabwo ntibyakunda rwose kuri umuntu hamagara ngo yibwe telefone ibyo bari kumpemukira kandi yagiye bandi kwakira abantu ubundi jewe ngo ibintu byinshi bitandukanye ariko kugaruza ibyibwe ndabikora kuvura uburozi bw'ubutamikano ndabikora ubutumano gutanga umuti kugira ngo ucuruze gutanga umuti kugira ngo utsende urubanza rwaraniranye abangaba bashaka amaviza bajya mu mahanga cyangwa badepoje bikanga ndabafasha umugore n'umugabo mu rugo baryana batabizi bafite impamvu bibateye ndabahuza bagakundana cyane nta kibazo umukobwa wabuze umugabo arangana nkamufasha umuntu wese umva yumva atisobanukiwe neza tukagira nkamufasha akisobanukirwa mvura rero ibintu byinshi bitandukanye wowe urisobanukiye cyangwa se nawe tuzabwira undi wose kuko utisobanukiye nta n'ubwo bimenya ntabyo amenya wamenya gutese kuba umeze nk'umuntu uhora yasinze ubwo ari nk'ukuntu ukora ibintu byose bikanga wajya ku kazi abantu bakwanga abo bamushara wawe ntumenya aho wagiye ubwo ni nyatsi uraza tukareba impamvu y'itani niba ari mu muryango cyangwa se niba ari yahe tukakuvura nukuvuga ngo nkora ibintu byinshi bitandukanye ntabwo nabirana bishobora dusoza abantu giye bari kunyura nanjye urumva mbari imihanda abantu barabizi kugira ngo bajye bakwigereraho batanyuze zitumari je n'ukuntu areshyaga amikoro yanjye ubwo nigendere thank you so much abo twabanaga hano kuri 5 TV nitwa Junior murabizi simbura impambira ubusohotse kuri uyu mugabo ibyo twaganiraga byose mwabibonye ninabemereye ngo pati tu abantu mujya mumbwira mutarike se ko twabonye umuntu bamuvura ese yaje gukira bigenda bite ubwo pati tu y'umukecuru nayo ndayibemereye ndabashimiye cyane